kuri The Wix Shining Star. Njyewe ni Kayitesi Ange. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bijyanye n'imisatsi. Ntucikwe. Tugiye kuvuga amavuta meza ushobora gukoresha umusatsi wawe ukaba mwiza, umusatsi wawe ukaba muremure, mbese ukagaragara nk'uko ubyifuza. Turavuga ubwoko butatu bw'amavuta ushobora gukoresha mu mutwe, umusatsi wawe ukaba mwiza cyane nk'uko ubyifuza, ndetse ukaba muremure. Iyo ukurikije izo nama cyangwa se ugahitamo amavuta amwe mu yo twavuze, nta kabuza umusatsi wawe uba mwiza mu buryo bugaragara, muremure. So hit the subscribe button. Let's go. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe amavuta meza wasiga mu mutwe ndetse no ku mubiri, ndetse tuvuge n'ibyiza byayo. Ku mwanya wa mbere haraza olive oil. Olive ni amavuta afite inkomoko muri Siriya, akaba ava ku giti cyitwa elayo. Ayo mavuta akaba yaramenyekanye ku isi hose. Reka twumve ubwiza bwayo mu kuyasiga mu mutwe ndetse no ku mubiri. Olive oil iyo uyisize mu mutwe, umusatsi wawe uroroha, ugasokoreka neza, ndetse akarinda umusatsi wawe gucika. Olive oil ituma utazana umwera mu mutwe, kandi ni amavuta adasaba ko uyasigamo buri munsi. Olive oil yifitemo ubushobozi bwo gutunga umusatsi wawe ugahora ubyibushye. Ikiza kandi cya olive oil, iyo utabonye amavuta yo mu mutwe yabugenewe, ukoresha amavuta yo gutekesha yabugenewe, kandi umusatsi wawe ugasa neza nk'uko wari gusigamo yayandi yo mu mutwe yabugenewe. Olive oil kuyisiga ku mubiri rero, ibyiza byayo: babandi bagira umubiri ukomeye, uhora ukanyaraye, kwisiga olive oil bituma umubiri wawe utohagira, ukoroha, ndetse ugasa neza. Abantu bakunda kugira ibiheri mu maso kandi bikazana n'inkovu, olive oil ni amavuta meza ushobora gukoresha, izo nkovu zikagenda ndetse n'ibiheri bikagenda. Akandi kamaro olive oil ifite mu buzima bwacu: hari igihe uryama wabyuka ugasanga amaso yawe yabyimbye. Olive oil ifite akamaro ko kuyabyimbura. Ufata olive oil ukayimasisha hejuru y'amaso ndetse ukayimasisha hasi y'amaso, ukabikora iminota 3, kwa kubyimba birashira. Olive oil ni amavuta yahawe umugisha. Muzi ko yifitemo imbaraga zo guhagarika kuvirirana kw'amaraso kubereye inyuma. Urugero, nimba ukomeretse cyangwa se umwana aguye hasi akazana igisebe, uhita ufata olive oil yayindi yo gutekesha ukayimena ku gisebe, ya maraso yavaga arahagarara. Mbese bishatse kuvuga ko olive oil ituma habaho coagulation du sang. Iyo yasutse ku gisebe, amaraso ahita atangira gufata, bigatuma amaraso adasohoka cyane cyangwa se adakomeza kuva nk'uko byari bimeze. Olive oil ni amavuta y'umwihariko cyane, kuko babandi babujijwe kurya amavuta kwa muganga usanga ariyo bakoresha. Ni amwe mu mavuta yizewe akura umwanda mu mubiri. Amavuta ari ku rutonde rwa kabiri meza ku musatsi ndetse no ku mubiri ni coconut. Mu buzima bwacu dukeneye coconut oil. Coconut oil niyo mavuta yifitemo ubushobozi bwo kuba yaha umusatsi wawe igiti, cyangwa se babandi bagira umusatsi w'ubwoya kuba watuma ukomera, kandi agatuma umusatsi wawe uba muremure. Coconut niyo mavuta usiga mu mutwe, umuntu wese akibaza icyo ukoresha, kuko nta nari murangwa n'imvuvu. Iyo yasizemo utandukana kure n'imvuvu cyangwa se umwanda mu mutwe. Coconut oil rero ni n'umuti ukomeye cyane kuri uwo musatsi wa moya ndetse no kuri izo mvuvu. Uko wakoresha coconut oil kugira ngo umusatsi wawe ugire igiti ndetse n'izo mvuvu zishiremo: urabanza ugasokoza umusatsi wawe ukawunoza neza, warangiza ukawucamo ibice bingana kandi bitoya ku buryo uri bubashe gusigamo amavuta yawe mu buryo bworoshye. Tangira gusiga umusatsi wawe uhereye aho umusatsi utereye ndetse n'aho usoreza. Siga umusatsi wawe neza, unoge pe. Ibuka kugenda ukora massage uko ugenda usiga umusatsi wawe, ndetse ugeza hasi cyane, ugenda umasa aho umusatsi utereye. Umusatsi wawe iyo umaze kuwunoza wose wawusize coconut oil, uba umeze nk'utose.
ugategereza nk'iminota 2 ukomeza umasa mu mutwe. Uhita ufata wa musatsi wawe ukawusukamo ibiryamye cyangwa se ibituta bitewe n'icyo ubashije kwisuka. Wamara gusuka ibyo biryamye cyangwa se ibyo bituta, ugashyiramo ingofero cyangwa se ugafungamo igitambaro, hanyuma ukaryama. Birumvikana ko biba byiza iyo uyashyizemo mu gihe cyo kuryama. Mu gitondo rero urabyuka ugasokoza umusatsi wawe, ukawusokoza neza ukawunoza. Uhita ubona impinduka y'uwo musatsi. Iyo nta gahunda yihutirwa ufite, biba byiza iyo ufuze mu mutwe ya mavuta yose ukayamaramo, kuko vitamine iba yamaze kwinjira uko bikwiye. Hanyuma ugasigamo amavuta makeya atuma umusatsi wawe usa neza. Ariko nanone iyo uri bujye ku kazi cyangwa se ufite indi gahunda, ayo mavuta warajemo ushobora kuyagendana nta kibazo na kimwe. Impamvu dushyiramo igitambaro cyangwa ingofero ni ukugira ngo tutanduza amashuka cyangwa se aho turyama, kubera ko ayo mavuta aba ari menshi cyane mu musatsi. Tugiye kumvira hamwe impamvu wakwisiga coconut cyangwa se umumaro wo kwisiga coconut oil ku mubiri. Coconut ni amavuta wakoresha ukura inkovu ku mubiri wawe. Uko uyisiga kenshi niko inkovu zigenda zisibangana kandi mu gihe gito. Mu gihe wumva umubiri wawe unaniwe, wumva wacitse intege, coconut oil ushobora kuyikoresha umasa umubiri wawe ndetse ako kanya ukumva uraruhutse. Reka tuvuga kandi kamaro coconut ifite mu mubiri wacu bitajyanye n'umusatsi ndetse na skin. Coconut oil ifasha mu gutakaza amakarori mu gihe uryamye cyangwa uruhutse, bityo bigatuma watakaza ibiro mu buryo bworoshye. Babandi rero bashaka kurwanya umubyibuho ukabije bakwiye kurya amavuta ya coconut kugira ngo babashe kugabanya ibiro mu buryo bworoshye. Ku bantu bagira apeti nyinshi cyane bahora bikundira kurya, bityo bigatuma bibagora kugabanya ibiro kandi bashaka kubigabanya, coconut oil niyo mavuta agufasha gutakaza apeti, bigatuma urya bike kandi ukumva urahaze. Coconut ni amavuta ushobora kunywa agakura ibintu byose bitari ngombwa mu mubiri wawe. Ufata ibiyiko 2 bya coconut ukabinywa kandi nta ngaruka bikugiraho. Ibyari biri mu mubiri wawe bidafite umumaro byose birasohoka. Ku mwanya wa 3 haraza amavuta yitwa aloe vera. Aloe vera oil ni amavuta aturuka ku gikakarubamba. Benshi tuzi akamaro k'igikakarubamba. Igikakarubamba kifitemo ubushobozi bwo gukuza umusatsi vuba vuba mu gihe gito, ndetse na wa wundi wapfuye ukagaruka mu gihe gito. Bishobora kukugora kubona aloe vera oil wakoresha mu mutwe yabugenewe bitewe n'uko ihenda cyangwa se utapfa kuyibona mu gihugu cyawe. Ariko nanone biroroshye cyane gukora ibyasa nk'ayo mavuta kandi bikagira umumaro umwe nk'ayo mavuta. Uko wakwikorera uwo muti cyangwa se ibyo bintu byagufasha gukuza umusatsi vuba vuba ndetse na wa wundi wapfuye kugaruka. Fata amavuta make ya coconut ushyire ku ipanu, ukatireho igikakarubamba. Ubwo igikakarubamba mvuga ni cya kindi uba waritereye mu rugo cyangwa se kiba kiri ahandi hose ariko cyagiterwa cyangwa se cya kimera kimwe gisanzwe. Kataguramo uduce duto ushyire muri ya mavuta ya coconut kuri ya panu. Iyo panu ntabwo iba iteretse ku muriro, ahubwo ufata amavuta make ukayasuka ku ipanu, warangiza ugakatiramo cya gikakarubamba biteretse hasi. Iyo umaze gukatiramo cya gikakarubamba, ufata amazi yabize ukayashyira mu isafuriya nini cyane, ugafata ya panu ukayitereka muri ayo mazi yabize. Ugenda uvangisha wood spoon cyangwa se akamamiyo k'igiti. Ukagenda uvanga ya mavuta na cya gikakarubamba ariko biteretse muri ya mazi ari kubira. Ukagenda uvanga haza kuvamo ikintu kimeze nk'amavuta afashe. Ya panu irimo amavuta ya coconut ndetse n'igikakarubamba ubigumisha muri ya mazi ari kubira, bikamara iminota hagati y'5 ndetse n'10. Wibuke ko ipanu utayishyira ku muriro, ahubwo ibyo byose ubikorera muri ya mazi yabize. Utereka ipanu muri ya mazi yabize, bwa bushyuhe bwa ya mazi nibwo bukora ayo mavuta. Nta gusukamo amazi cyangwa se ngo ushyire ku muriro. Ubushyuhe buva muri ayo mazi nibwo buzamukira muri ya panu, maze ya mavuta ya coconut ndetse n'igikakarubamba ukagenda ubivanga na bwa bushyuhe buri guturuka mu mazi bukagenda bukora umuti
bikarangira havuyemo ya mavuta. Ya minota nimara gushira urabikura muri ya mazi ubitereka ahantu bibanze bihore. Nurangiza ufata akayungirizo kanini kakandi k'icyuma kamwe kanini cyane. Nurangiza usukemo bya bintu byose, ya mavuta ya coconut ndetse na cya gikakarubamba wavanze, byiyungurure. Ibintu biri buvemo niyo mavuta uzajya usiga mu mutwe. Uyasiga mu mutwe ugenda umasa uhereye hahandi umusatsi uterera, ugakora massage umutwe wose. Iyo umaze gusiga umutwe wose ndetse wakoze massage neza, ugumishamo ya mavuta iminota 40, hagati y'iminota 40 n'isaha. Iminota 40 nishira cyangwa se isaha, mesa mu mutwe wawe ukoresheje shampoo usanzwe ukoresha. Nurangiza wumutse mu mutwe wawe usigemo amavuta yandi y'umusatsi. Ibyo bintu nubikora inshuro nyinshi, umusatsi wawe uzakura. Ibi byose bituma umusatsi wawe ubyimba ku mutwe ndetse ugasa neza. Igikakarubamba kandi gifite umumaro munini cyane mu buzima bwacu. Iyo wumva ubabara mu nda cyangwa wumva utameze neza, ufata igikakarubamba ugashishuraho cya gishishwa cy'icyatsi, yaje irimo imbere urayifata ukayirya, ako kanya mu nda hahita hamera neza. Igikakarubamba kandi naho ni umuti ukura umwanda mu mubiri. Iyo ugifashe ukakinywa, ibintu byose bitari ngombwa birasohoka. Igikakarubamba twagikoresha tuvura amaso yabyimbye. Ufata ya gel ukayishyira munsi y'ijisho habyimbye no hejuru y'ijisho, ukabimarishaho iminota mikeya, ubundi ukabikuraho ugakaraba. Iyo umaze gukaraba uhita ubona impinduka ku maso yawe. Igikakarubamba gifite akamaro kenshi cyane, ku buryo buri wese akwiye kugitera mu rugo iwe. Iyi yari The Wix Shining Star. Kugira ngo uzajye ukurikirana ibintu byose bica kuri The Wix Shining Star, kanda kuri subscribe. Ciao ciao.